Umunsi mwiza abakunzi ba Rayon Sport TV, twizere yuko mumeze neza, twizere yuko umunsi wanyu wabagendekeye neza, mu mirimo yose mwari murimo hirya no hino aho mwari muri hatandukanye, twizere yuko byagenze neza. Natwe rero turi amahoro, tubazaniye amakuru, abareyo hejuru cyane, abareyo hejuru cyane, isaro ry'Inyanza hejuru, Murera hejuru cyane kabisa. Ewana, gahunda ni gahunda. Ejo narabibabwiye mbabwira ngo hari inama ziri gutegurwa, mbabwira ngo hari ibintu birimo gukorwa. Ubu rero ndagarutse ngo mbahereze breaking news, mbahereze za ndani. Bareyo mube mwitegura igikombe, nubwo ari ukugikorera ariko igikombe cyadusatiriye, igikombe kiri hafi yanyu bareyo. Igikombe kiri imbere yanyu, nizere ko ariko mwiteguye kugikorera, mwiteguye gushyigikira ekipe, mwiteguye gufatanya nayo, kuko ekipe yazanye ingamba nshyashya cyane. Narabibabwiye ngo ekipe ifite gahunda, abasaza bafite gahunda. Wowe utarakanda subscribe, nakanda subscribe, dukomeze kubana. Hano nzajya mbagezaho amakuru ku gihe, amakuru nyayo acukumbuye za ndani, mu butasi bukomeye cyane. Muti uyu munsi utuzaniye iki rero? Nababwiye yuko hari inama igiye kuba, babwire yuko hari inama irimo gushaka gukorwa itegura imikino 10 Rayon Sport isigaranye. Imikino 10 Rayon Sport isigaranye harimo n'imikino ikomeye. Iracyafitemo umukino wa Polisi, iracyafitemo umukino wa Mukura, iracyafitemo umukino wa AS Kigali, kandi izo ni ikipe nazo zigoranye, ntabwo ari ikipe zoroshye, si ikipe z'utwana, ariko umuteguro uhari ni do or die, ni ugutsinda match 10. Iyo ni gahunda ihari rwose. Bareyo ntimugire urwikekwe, ntimugire ikikango, ndaje mbabwira uburyo izo match zigomba gutsindwamo. Abasaza bicaye hamwe barategura, baravuga bati iyi Rayon Sport igikombe tugomba kukiyiha. Muti bimeze gute rero? Ubu ngubu aka kanya ayarenga miliyoni 500, hagati ya miliyoni 500 na miliyari, ni amafaranga yaterekewe ekipe ya Rayon Sport hariya ku meza ngo iyifashishe itegura imikino 10 gusa. Dukoze mwayene twasanga byibura buri match ari miliyoni zitari munsi ya 75 buri match Rayon Sport yateguriwe. Udashyizemo skori zitanga, udashyizemo forest duhimbaza musiki, ayo ni amafaranga yavuye mu basaza bakoze, baravuga bati aya mafaranga agomba kuba ari hano. Tukagira gute? Tugashyigikira ekipe nk'uko twaje n'ubundi aricyo kituzanye, tuvuga ngo tugiye gushyigikira ekipe, twongere tuyihindurire ubuzima, twongere tuyigire ekipe nshyashya, twongere tuyihe ibikombe, abareyo bongere babone ibyishimo. Abasaza bavuga ati ntiduheruka gutera Murera, ntabwo duheruka guhamagara abantu bo muri aperi tubabwire ngo mwakibonye sha, imyaka 5 irirenze. Abasaza baravuga bati oya, nicyo bita rero kuba umuntu mukuru, nicyo bita kuba umusaza. Twiyegeranye nk'abasaza, duhindura iki kintu kigiye kuba nk'akarande. Niyo mpamvu rero barebye mu match yavuga ngo kuba tudatsinzwe ideribi tukaba tutarekuye umwanya, niyo mpamvu tugomba natwe gukora ibyo twiyemeje. Bakora mu mifuka, bakora mu ikofi, banagenda afungura amakonforoforo, dore ko buri wese aravuga ati nzanyaya. Bayateranyije abona ko hagomba kuboneka amafaranga ari hagati ya miliyoni 500 na miliyari. Ntabwo arakusangwa yose, ariko ayo bayemeye ayo mafaranga ngo aze afashe muri Rayon Sport. Mutarafasha muri Rayon Sport gute rero? Ikintu cya mbere, ikintu bita ibirarane kigomba kurangira, Rayon ikazajya ihemberwa ku gihe uko bikwiriye. Ikindi cya kabiri, prime bayikubye kabiri kuri buri match. Apana kuvuga ngo match ikomeye, apana kuvuga ngo match imeze gute, hoya, nta match yoroshye isigaye. Match zose ni match, ni do or die. Rayon Sport igomba kuzitsinda, kandi kazitsinda ikonvenka. Prime bayizamuye bayishyira hagati y'ibihumbi 350 n'ibihumbi 400. Namwe abareyo murabazi, Rayon Sport murayizi. Ninde mukinnyi wa Rayon Sport uzakina areba ayo mafaranga ku meza ko kukamutsinda igitego? Ntibishoboka. Nta mukinnyi wa Rayon Sport uzakina areba ayo mafaranga ngatsindwa igitego.
Muhire Keve kapiteni yavuze ngo nimukemure ibibazo by'abakinnyi bajye muri kondisiyo nziza, dufite ekipe ikomeye, dufite ekipe imeze neza, tudafite ibintu bitudisitabinga, nta ekipe ihagaze ku butaka bwo mu Rwanda yadutsinda, ntayihari. Izo kipe mwite ekipe zikomeye, muvuga ngo APR yamaze gukina nazo twe tutarakina nazo, izi ekipe turazikunda cyane kubera yuko iyo tugiye gukina nazo zifungura umukino tugakina, kandi twebwe wafunguye umukino ngo dukine ntabwo tuba tugufitiye namba, ntabwo wa namba, tuba tuzi neza yuko igihe arbitre atarahuha mu isifure twagutsinda igitego. Ayo ni amagambo Muhire Keve yitangarije igihe bamubwiraga bati uracyafite ekipe imbere, ariko uracyafite ekipe imbere, uracyafite polisi, uracyafite AS Kigali, uracyafite Mukura, ni gute ushobora kuvuga nta mukino muzatakaza n'umwe? Arababwira ati ayo makipe ntanteye ubwoba, ayo makipe mwita yakomeye ntajya ntera ubwoba, kuko afungura umukino tugakina, kandi iyo bafunguye igitego mba nzi ko gihari. Ahubwo ya ma ekipe matoya amwe aza yatwiziritseho yatubayeho umugozi, ariya niyo dutinya, ariya niyo mabi, ariya ma ekipe ari mu myanya ya nyuma arwana no kumanuka, kuyatsinda biragorana, aba yigize umugozi. Muhire Keve aravuga ati rero twebwe nimudukemurire ikibazo cy'amafaranga muri club, cya condition de vie muri club, ubundi natwe mutubaze intsinzi. Abasaza rero nibwo bamubwiraga bati kashi natwe zirahari, natwe mutwereka intsinzi mu kibuga. Abafana mwe muravuga iki? Abafana mwe muravuga iki? Ndakeka ko abafana icyo kuvuga nta kindi ni ukuvuga ngo umurindi urahari, Mureri irahari, umurindi urahari, amashyi arahari, zirahari cyane, dukanga adversaire, dukanga umwanzi. Buri wese noneho atange ibye ku ruhande rwe, buri wese atange ibye ku ruhande rwe, maze turebe noneho uzadutenguha. Niba ari abakinnyi bazadutenguha, niba ari abayobozi kw'ayo mafaranga, cyangwa se ari abafana muri ubwo buri wese hano ni ukwitanga, ni ukwigaragaza. Uri kubabwira ngo hari inkuru zirimo kuza ngo Robertinho agiye kugenda, oya, Robertinho arahari, Robertinho afunzemo, afite gahunda yo gutwara igikombe kandi agakomeza agatoza Rayon Sport. Ntihagire umuntu bashuka ngo Robertinho hari ahantu yenda kujya, ntaho, nta na hamwe. Hari abari kuvuga ngo hari abakinnyi bari gusoza amasezerano ngo bashobora ngo bagiye kugenda, ngo Muhire Keve, oya, Muhire Keve, abo bakinnyi ni Muhire Keve, Iraguha Haji, Omborenga, ndakeka ari abo ngabo. Abo bakinnyi ni abakinnyi bakomeye muri Rayon Sport, murabizi. Ntago rero Rayon Sport nabo ari abaswa ko bafite abakinnyi batatu bagenderwaho ngo batume bagira ikintu mu mutwe cya mentalite yo kuvuga ngo tugiye gusohoka muri Rayon Sport. Oya, iyo mentalite iramutse ijemo uvuga ngo ngiye gusohoka mu ikipe, nta musaruro uba ugitanze. Icyo rero nicyo birinze, abakinnyi baraganirijwe rwose, abakinnyi bagomba kongerwa amasezerano ku mushahara mwiza bashaka. Mbese buri kimwe cyararangiye kw'abo bakinnyi, uretse ko batarashyira umukono ku masezerano nyine, ariko deal, kuganira byararangiye, barumvikanye. Igisigaye nuko kontara yabo izarangira, ubundi bagahita baterekaho umukono ku masezerano kuri kontara nshyashya. Batagira rero ugira ubwoba ngo Rayon Sport ngo abakinnyi inkingi za mwamba zigiye kuyicika, oya, Rayon Sport ifunzemo, imeze neza, ewana, nta cyatuma idatwara iki gikombe. Nyuma yo gukubirwa prime kabiri, nta kintu cyatuma Rayon Sport idatwara iki gikombe, wapi. Abareyo ewana, mwitegure gutwara igikombe, kukishimira, mwitegure gusohoka umwaka utaha. Ni ihame, ni ihame, ni ihame, ni ihame rwose. Ndabibabwira nk'umuntu watohoje akamenya amakuru kapiteni, amakuru Haji, amakuru Aimable na Fitina. Bavuze bati twebwe twiteguye kuzasohokana na Rayon Sport umwaka utaha, kandi turitegura gusohoka, ari twe tugomba kubikorera, kuko ntago turabikorera, ntago turabigeraho. Muti rero ikibazo cy'umuzamu Kadime Ndiaye, buriya nawe
tujya tumushidikanyaho cyane Kadimu, tuvuga ngo yagutaba mu nama, tuvuga ngo yagira gute. Ku bya Kadime Ndiaye rero, Kadime Ndiaye nawe hari amasezerano yatanze. Kadime Ndiaye yarivugiye ati ntago nzongera gupfa kwinjizwa igitego uko biboneye kose. Gusa nawe bamushyiriyeho udufaranga clean sheet adatsinzwe igitego ni 200,000 kuri buri match izajya irangira. Kadime Ndiaye adatsinzwe igitego ni 200,000. Ngaho ibaze rero, Kadime Ndiaye amafaranga ntago azayakorera. Twa tuntu twa joke, twa tuntu twa manque de concentration twa Kadime Ndiaye mutwibagirwa, natwo muzongera kubona. Umuhungu agiye kuba seriye, umuhungu agiye kuba serious, nakorera ibiceri, avuga ati ubundi ukurikije Premier muri Rayon Sport nta makipe menshi bazajya bafata kuri prime yabo bakagenda bagahemba abakinnyi, kuko abakinnyi bahembwa amafaranga 400,000 500 ni benshi muri Rwanda, ni benshi cyane. None Rayon Sport igiye kuzajya yabona nka prime ku mukino. Wow, aho rero niho hagaragarira abantu bakunda ekipe. Ubundi hagaragarira abantu bakunda ekipe, atari bya bindi byo kuvuga ngo baje kunguka mu ikipe. Oya, baje gufasha ekipe ngo igende igira higera. Namwe rero bafana ba Rayon Sport, icyo nababwira, namwe mwigaragaze ku kibuga, mwigaragaze, muhaboneke, ekipe yumva umurindi wanyu. Murabizi neza ko muri umukinnyi wa 12, murabizi neza ko mugira igitego kimwe mu izamu rya adversaire. Niyo mpamvu rero namwe hatagira umuntu baca intege, hatagira umuntu badekuraja, ekipe iri mu murongo kandi ifite gahunda y'igikombe cya shampiyona. Icyo nikishaka ubundi rero shaka kongera gusubira mu matsinda. Mwe ni mubyumva, ekipe irashaka kongera gusubira mu matsinda. Muyifane rero, muyifashe. Ibyo ngibyo turabizi neza ko muri abakunzi bayo. Nizere ko rero mukomeje kumererwa neza, nizere ko ibyo murimo byose bimeze neza. Natwe twari tubazaniye ayo makuru mashya, tuba tumaze kubatohoreza imbere za ndani, tujya namwe mumenye ibiri muri ekipe yanyu ya Rayon Sport. Bye, ciao, tuzasubira, ariko twibutsa abantu batarakanda subscribe badukande subscribe, nyamuneka mukande subscribe kugira ngo namwe amakuru ajye bageraho ku gihe. Utazajya ubona amakuru ukayabona yarangiye. Mukande like, mukande share, muduhereze comment, muti ibintu bimeze bite, mutubaze ibibazo, turi tayari kubasubiza. Sawa rero, mukomeze kugira umunsi mwiza, mukomeze kuryoherwa n'imirimo yanyu ya buri munsi. Ibyo murimo byose Imana ikomeze kubibaheramo umugisha. Turabakunda. Ciao, bye.